umubabaro sicyo gihe cyo kujya kureba abantu, kuko nubareba uzababwira ibidakenewe, uzavuga ibikenewe, unarenzeho n'ibidakenewe. Igihe cy'umubabaro Yakobo aravuze ngo se, Imigani 23:7 haravuga ngo kutekereza ni kuri. Iyo ntambwe rero wateye yo mu bitekerezo, warangiza ugatera n'intambwe bifatika, birangira ibyo bintu watereye intambwe bibaye. Ana yateye intambwe yo kujya guhura na Eli. Iyo adahura na Eli ntiyari guhura n'ijambo. Ugomba kugera ku rwego utera intambwe ugahura n'ufite icyawe. Ugomba kugera ku rwego utera intambwe ugahura n'ufite akazi kawe. Ugomba kugera ku rwego ugomba gutereka agatebe aho bibera. Benshi rero muragira ngo ibintu bibe mu bitangaza. Ntabwo ibitangaza mwese wakwakira icyawe nanjye nkakira icyanjye, no kuba nahumetse ni igitangaza. Ariko none reka mbabwire, nimuvuge ngo haleluya. Ndabasaba mwubaka amahame y'ubuzima. Nutagira ubwenge bazagucakiza. Ariko jye sinifuza ko bagucakiza, ahubwo ndifuza ko baguhuza n'ibyawe, baguhuze n'umugisha wawe, baguhuze n'ibyo wasengeye. Bigucakiza n'ibyo udashaka, nibaguhuze n'ibyo ushaka. Turi kuwa gatatu w'impinduka rero, ngira ngo murabizi niko insanganyamatsiko ivuga. Hari umuntu udakeneye impinduka hano se? Arahari? Abantu bakeneye impinduka tugire gutya turebe. Murayishaka? Haleluya. Turi kuwa gatatu w'iki? W'impinduka. Ubuzima ubwo aribwo bwose waba urimo ukeneye ko buhinduka. Imana ishimwe cyane. Noneho reka dusome Zaburi tudatinze. Turasoma Zaburi 123 umurongo wa 3 n'uwa 4. Zaburi haravuze ngo Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Aba bantu bakeneye impinduka. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone. Aba bantu bakeneye impinduka. Haleluya. Noneho ijambo nkuzaniye kuri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo ubuzima utarambiwe Imana ibukurindiramo nibukwimuramo. Reka ngasubiremo. Ubuzima utarambiwe Imana ibukurindiramo ntabwo ibukwimuramo. Ndagira nera, murabyumva ibyo mvuga? Ubuzima utarambiwe Imana ibukurindiramo ntabwo ibukwimuramo. Ndaje mvuga amahame 3 yo kuburambirwa. Haleluya. Haleluya. Abumva baburambiwe tugire gutya. Haleluya. Ubuzima utarambiwe Imana ntabwo ibukwimuramo, ahubwo ikoresha imbaraga zayo ibukurindiramo. Urugero, singuriya Brian si umuseribateri, buriya adafashe icyemezo ngo arambagize ashake, yakwigumira mu buseribateri. None se yaba aryamye mu gitondo ugafata umugeni ukamumushyira, yamusiga ku buriri akigendera. Ntabwo bamufata ku ngufu. Icyo musa kirimo kirumvikana? Yesu ashimwe cyane. Nibibaho ubuzima utarambiwe Imana ntabwo ibukwimuramo ahubwo ibukurindiramo. Imana ikwimura mu buzima warambiwe. Aba ni bene Kora, badushyirireho zoom. Aba ni bene Kora baravuze ngo Uwiteka tubabarire, turahaze cyane igisuzuguriro. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro
no gusuzugurwa n'abibona. Nihuse amahame arindwi atatu yo kuburambirwa, cyangwa se amahame atatu yo kubwimukamo. Ihame rya mbere no guhindura uburyo bwo gusenga. Guhindura uburyo bwo gusenga. Samweli wa mbere 1:11. Guhindura uburyo bwo gusenga. Aravuze ngo ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, nunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka be uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha nikizamugera ku mutwe. Umurongo wa 12. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Ana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi nirigire gute? Nirihinguke. Fire. Ageze ku rwego atagisenga amasengesho yo gusakuza, ahubwo arimo arasenga isengesho bita sirasiye. Guhindura uburyo bwo gusenga. Hari amasengesho wasenze ugasenga ubwira abantu babyumva, kugenda ubaha ibyifuzo. Musengere niki? Igihe wakivugiye baracyumvise. Musengere niki? Noneho ibyifuzo wari ubaha buri gihe nibyo bongeye bagusubirisha inyuma, barongera baragukomeretsa. Hari urwego ugiye kugeraho nawe utangire kwisengera. Ibyawe bimenywe n'Imana yawe n'umushumba wawe mwenyine muri bade. Wowe nande? N'Imana yawe n'umushumba wawe, kuko umushumba wawe ni umuntu Imana yaguhaye ubasha kubohora ibyawe. Kuko Ana Eli we umushumba we niwe ugiye kubibohora, ariko Ana aratera intambwe yo gusenga, Eli nawe akoresha ijambo nk'uwasizwe. Byumvikanye? Ana arakora iki? Ana warasenga tu, ariko Eli agira ati Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haizobai nedrai sade. Umurongo wa 4 14. Shiro 14 twumve. Nuko Eli aramusubiza ati uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Umurongo wa 15. Ana aramusubiza ati ashwi databuja, sindi umugore ufite umutima. Databuja ati reka mere hejuru. Ana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo sutse imbere y'Uwiteka amaganya y'umutima wanjye. 16. Nukeka yuko umuja wawe hari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro kari akapenini gakabisha. 17 niwo shaka. Imana yabibwiye, none ageze ku rwego rwo kugira gute?
umushumba nawe agiye gushyira hake. Dore umushumba icyo agiye gukora rero, munyikirize muvuge ngo haleluya. Umushumba agiye kugira gute? Agiye gushyira hake. Dore uko Bibiliya ivuze. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wagize gute? Wayisabye. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Uraza guhindura uburyo bwo kugira gute? Bwo gusenga. Icyifuzo cyawe kimenywe nawe n'umushumba wawe n'Imana yawe. Vuga ngo jye na Yesu turi bade n'umushumba wanjye. Haleluya. Iri jambo yamuvuzeho dore umurongo wa 27. 27 yasubiye ishiro, uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yamaye icyo namusabye. Uyu mwana avuye mu kanwa kandi k'umushumba we bita Eli. Mbariza umuntu muri kumwe ngo ugira umushumba? Uramufite? Ugira umushumba? Niba utamufite wararenganye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Niba udafite umushumba wararenganye. Nese ndeka kukubeshya. Erega Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kari kandi ni kazahora. Imana yacu nihabwe icyubahiro. None se ubwo nkubaze, wowe urasenga ko bwaye ku giti cyawe? Nese iyo ufite agahinda gakabije ninde muntu ubasha kukumva? Kandi kamwe karemereye, kamwe karuta utundi, ukabwira nde? Ninde muntu uganiriza? Ninde muntu muvugana? Ubibwira abatarabisigiwe. Wamara kubibwira abatarabisigiwe, kwakira ko gahinda kawe bikabananira. Byamara kubananira bakabiganiriza abandi bantu, wabyumva ugakomereka ngo abantu urabanze, abantu urabaziza ubusa. Wabibwiye abatarabisigiwe. Reka mbibereke aho byanditse. Ayiwe, umva ukuntu Yakobo 5:13 wavuga. Yesu ashimwe cyane. Ibi ni ngombwa mugomba kubimenya. Mureke kubaho umwigunga nk'abantu nk'intama zidafite umwungeri. Haravuze ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge. Wumvise bya bindi navugaga? Agira ati, abwira abantu, agira ati, muri mwebwe harimo umuntu ufite agahinda gakabije nasenge. Igihe cy'umubabaro si cyo gihe cyo kujya kureba abantu, kuko nubareba uzababwira ibidakenewe, uzavuga ibikenewe, unarenzeho n'ibidakenewe. Igihe cy'umubabaro Yakobo aravuze ngo senga. Ko mucecetse nk'abajyaga babibwira abantu? Bimeze bite? Mwahita musanga abantu? Reka nza ndaje ngo amakuru turimo turagana, kandi aya makuru mujye muyumva kuko azabafasha. Yesu ashimwe cyane. Mbese muri mwe hariho ubabaye nagira ate? Niyanga abantu, natukane, nabeshye, agira ate? Muri mwe mbariza umuntu muri kumwe ngo urababaye, cyangwa mbarize ngo mu gihe cy'umubabaro witwara ute? Urasenga cyangwa ujya gushaka abantu? Igihe cy'umubabaro nicyo gihe cyo kwihererana n'Imana yawe muri bade, ugasenga kugira ngo amarangamutima y'agahinda abanza ashire. Iyo umuntu ababaye hari ibintu avuga bitari ngombwa. Umuntu arababara, yababara akavuga ngo akagahinda ni mama wagateye, kandi bari bazi ko baniye na mama neza ko baba bafite. Ati ibi byose ni mama. Ese byagenze bite? Tambyara yashyize ahantu mu gitovu, tanwikiriza ibyatsi, tinyuma bwo antaza kunkurayo. Ese burya muri ukubana, burya nuko mwabaye.
niba ubabaye iherera usenge, umubabaro ugutera kuvuga ibintu bibi. Uzi kubabara ugakubita umuntu urushye ugashida ukuri mageragere wamukomerekeje. Bibiliya iravuze ngo genda usenge. Haleluya. Uzi kubabara ukagira agahinda gakabije, wa mubabaro umugutunguye neza neza bikaza bikazamukana n'uburakari, ugafata umwana w'ibyaro ugakubita hasi. Uwo mwana wamaze kumubyara ariko ntagakira uwawe. Uyu mwana afite itegeko rigira gute? Rimurengera. Ubwo uwo mwana arakurikiranwa n'iki? Nagira icyaba. Urakurikiranwa n'iki? N'amategeko. Urabiterwa n'iki? Bibiliya iravuze ngo niba ubabaye, niba na ngombwa niba uri impande y'urugi uhita ufunguye uryama, utagenda ugatwara n'imodoka ukayikubita ipoto, utagenda ukamena ya mashini yawe uzi n'amafaranga wayiguze kubera uburakari iti n'iki nacyo kimaze pu, ibyo bintu byihorere. Urababaye, senga. Ariko ubu ngubu uyu munsi mwagiye mwitwara gutya koko. Igihe umenye igihe cyo guceceka, umenye n'igihe cyo kuvuga. Haleluya. Reka turebe hamwe umushumba rero. Hari unezerewe naririmbira Imana. Ugize ate? Hari umuntu unezerewe muri mwe nagira ate? Reka ngasubiremo. Hari umuntu unezerewe muri mwe naririmbire? Hari igihe indirimbo yawe y'umunezero, hari igihe kigira bikaba ngombwa ko ari Imana uyiririmbira yonyine, kuko ari igihe ibyishimo byawe ubisangiza abantu bababaye ukabivuga mu gihe kitari icyabyo. Bibiliya rero yabinyujije gutya. Reka nkwe nk'urugero. Ugiye kugera mu bantu bababaye bafite agahinda wenda babuze wabo, wogiye kwita uvuga ati hehe timumera Imana icyubahiro, Imana yamaye fiyase. Icyo ni igihe cyo kuvuga ko wabonye fiyase, ni igihe cyo kuvuga ko wabonye inzu muri ku kiriyo. Bibiliya iravuze ngo niba unezerewe genda wiherere uririmbira iki? Uhagarara hano uririmbira Imana. Ni ukumenya ibihe. Ubanze wa munezero wawe ubanze ugorore, umenye ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga. Kuko ari igihe unezerwa umugabo yakuguriye igitenge ubundi atajyaga kigura, ukahita uza utarabanza kubimenya, ukahita uza ati hehe mukizamure mwese iyo muri mugishyire hejuru icyubahiro tugahita tukizamura. Ati mwakizamuye mwese? Ati mwakigejejeho? Ati aho giherera ni cyane. Atoke tereka mbabwire none. Ati mwabonye igitenge nambaye? Twakibonye. Iki ni cyo umugabo nguriye. Tugakomera Imana amashyi. Ati bavandimwe reka mbabwire, yaramaze imyaka iyo 5 yaranze kungurira umwenda. Ryashimwe rihindutse iki? Rihindutse ubusa. Urugo rwawe urushyize hehe? Urushyize hanze. Ese kumbe twari twagize ngo nishimwe none ni igikomere disi. Kumbe burya wambaraga se bivuye? Nukuri burya nacuruzaga inyanya nkirwariza, none sha amasengesho twasenze yabikoze. Ariko buriya iyo ugiye hariya iryo nishimwe kuko yari yaranze kugura, ariko hari ishimwe tudatambutsa hano. Ariko iyo ubanje ukaririmbira Imana ukabanza ukayungurura aya marangamutima yawe, hari igihe wicara ukavuga ati harya ubundi ryashimwe ndaritambutsa gute? Ugahagarara ukavuga ati Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu nari maze iminsi sengera shuti cyari kinkomereye imyaka 5. Muvandimwe ushobora kubura ufite umaranye iminsi umaze nyime icyifuzo cy'imyaka 3, je nari maze 5. Ariko ndagira mbabwire iki gitangazo Imana iragikoze. Sinyivuze kubera impamvu ko iryo shimwe dufite benshi turihuriyeho, ntabwo twabivuganye ariko mu byumve icyo kintu kubera amarangamutima ukivuganye turakizera. Noneho ari uri musengera miliyoni 200, ari musengera miliyoni 10, ari nusengera 1000, bose bumva iryo shimwe ririmo ribakoraho.
ariko iyo uvuze igitenge bifasha batambara. Alo iyo uvuze igitenge iryo shimwe rifasha ba bantu bari bafite ibyifuzo by'iki by'ibitenge. Turimo turumvikana? Noneho nta kibazo, urwego rwose uri wowe ushima Imana kuko washubijwe, ariko se iri shimwe nta ngaruka biri bugire ku rugo rwawe, nta ngaruka biri bugire kuri sosiyete? Banza ubitekerezeho. Aha rero ubitekerezaho ryari? Ni igihe rino shimwe bikikubaho wamanje kuririmbira Imana ukabanza ugatuza ukavuga mu gihe cyo kugira gute cyo kuvuga. Icyo gihe rwose nta ngaruka kuko uzaba wanabitekerejeho. Mbere yo gusohora ijambo banza urinyeganyeze, ubanza urigorore, ubanza ugira utye, ubanza utuze. Yes, haleluya. Nimuvuge ngo haleluya, nimuvuge ngo haleluya, nimuvuge ngo haleluya. Byumvikanye? Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Aka nako kaba ari ngombwa ko mukamenya. Hari ubabaye? Ngaho reka tugende umurongo wa 14 noneho aho ugiye gushaka pastor. 14 yaravuze ngo muri mwe harimo urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwana. Nugize atema n'urwaye. Arwaye iki? Amarangamutima ye yanze gukira, ararwaye. Arwaye iki? Afite agahinda k'imyaka myinshi. Arwaye iki? Afite umubabaro w'igihe kirekire. Arwaye iki? ni bya bindi twavuze bya Ana. Awukeneye iki? Umushumba. Hari igihe wiherera ugasenga ukumva nibiza, gwasenga bikanga. Ni wa mubabaro twavuze, ukinginga ugakubita ukumva birananiranye, ukagenda genda inzu ukumva nibikunda, warangiza kagahinda none ukumva kahindutse iki? Uburwayi. Icyo gihe biragusaba iki? Urafata phone wamagare pastor, mubwire ati ndababaye, ndashaka umuntu umbwira, yaba pastor yaba padiri bijyanye naho usengera. Yego, mubwire ati wowe icyo wasigiwe nukunyumva, nukunega amatwi. Pastor rero azagutega amatwi, yumva umubabaro wawe, yumva agahinda kawe, wumve nibuza agahinda kawe ufite umuntu ugeze gute ugasangije. Iyi si ntabwo irimo itega abana amatwi, ariko Kristo we yiteguye kugutega amatwi. Usiko umuntu agutega amatwi ukavuga, wamara kumubwira ukumva umutima uraruhutse. Yesu ashimwe cyane, sibyo? Impamvu mbivuze ni iyi, nuko umushumba wabisigiwe ibi bintu ugiye kumubwira bizaguma muri we, ntibizasohoka. Kera nimwajyaga mujya ku ntebe ya penetesiya, murabizi abantu bagiyeyo, ibyo wasize ari bwo byigeze bisohoka, byagumagayo. Abashumba baba barabisigiwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ni abakuru b'iki? B'itorero. Ikibazo rero impamvu mukomereka, iyo mubabaye niyo mwishimye, byose ni phone. Alo, ngina dusangira ibyishimo. Uzi ibintu byabaye? Ubu tuvugana, uwo muntu nuzi biharimo, niyasizwe. Ikibazo cyawe, ibyishimo byawe nibyo yakiriye, nabindi aheruka kwakira. Ngwino nkubwire, ubu rero tuvugana, umugabo anguriye inzu kwirebero, anguriye n'indi Kibagabaga, uzi kamaye niyo ubucuruzi igacuriro. Bibwira bamwirukanye mu nzu. Yego, yabuzeho yishyura inzu Nyabisindu. Uyu muntu nasohoka akavuga ngo uri umwirasi, arakubeshye. Wabibwiye umuntu utabisigiwe, kandi ni wabanje no kumenya ibiharimo. Ntabwo wamenye iki?
ni wabanje kumenya ibihe. Iyo uza kumenya ibiharimo ntabwo icyo ari cyo cyari igihe cyo kubivuga. Ariko niba ufite umushumba ukaba wumva byakwishimiye waryohewe, irukanga ugenda umubwira ati pastor, Imana yanjye yabikoze, turi bugusengera. Urumva we icyambere ahita yumva yarabigezemo iki? Uri muranyumva? Ndimo ndabaha amakuru. Pastor, uri bugusengera? Nukuri kw'Imana burya wasengeye mbabaye, dore Imana yabikoze, yasinyiye amasheka 5. Pastor, sengera Imana rwose zabirinde. Akazi ke nugusenga, akazi ke nako kumva abantu abishimye ndetse n'abagize gute n'abababaye. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba udafite umushumba ushaka umushumba. Ngasubiremo, niba utagira umushumba ushaka iki? Ninde muntu musangira umubabaro wawe? Ninde muntu musangira ibyishimo byawe? Ndimo ndavuga mu isi y'umwuka kuko muri mu nzu y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Oh haleluya, oh haleluya. Ibi rero ni ibyanditswe. Niba mugira ngo mwirinde rimwe na rimwe gukomereka, mujye mumenya amahame basengeramo, mumenye uko bagenda, mumenye ikibanza, mumenye n'igikuri, mumenye n'igikurikira. Nimuvuge ngo haleluya, nimuvuge ngo haleluya. Muri mwe harimo urwaye, natumira umukuru w'itorero amusengere, amusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Uburyo bwa mbere rero bwo kubirambirwa no guhindura uburyo bwo kugira gute bwo gusenga. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba ari uburyo wasengaga ukabona biranze, uyu munsi bihindure. Hindura uburyo bwo gusenga, hindura uburyo bwo gusenga, hindura uburyo. Nuhindura uburyo Imana iragusubiza mu izina rya Yesu. Hindura uburyo bwo kugira gute bwo gusenga. Ana yahinduye uburyo bwo gusenga, asenga atabwira abantu, asenga anyeganyeza iminwa ngo ariko ijwi nirihinguke. Ayo masengesho bayita iki? Bayita siransiye. Telefone iri muri siransiye utayireba muri taburo wapfa kumenya? Wabishurirwa? Hindura rero uburyo bwo gusenga. Ubwo ni uburyo bwa mbere wasenga bigahinduka. Nimuvuge ngo amen. Oh haleluya. Turimo turavuga ijambo rivuga ngo, turimo turavuga ngo ubuzima warambiwe, ubuzima utarambiwe, Imana ntabwo ibukwimuramo, ahubwo ibukurindiramo. Igira gute? Ibukurindiramo. Uburyo bwa kabiri rero bwo gusenga, Yesu ashimwe cyane. Uburyo bwa kabiri bwo kuburambirwa ni ugutera intambwe yo kubwimukamo. Uko utera intambwe uhura n'igisubizo. Gutera intambwe yo kubwimukamo. Yakobo 2:14 Bibiliya iravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Urasabwa gutera intambwe. Ubuzima warambiwe ukabwimukamo. Babwimukamo guterera. Uri umusiribateri, tera intambwe uvuge ati mu izina rya Yesu uyu mwaka nzarongora. Nzagira gute? Nzagira gute? Nzarongora. Uko bivuga, nubwo nta fiyasi ufite, uratangira gusenga ariko unakoresha n'ubwenge, utangira urebe ese uyu mukobwa ajyanye n'uwo shaka. Yego? Urumva ko ibintu watangiye. Uyu mwaka nzashaka mu izina rya Yesu. Ya, noneho wabona ukwiriye. Kuko barahari. Imana ishyigikiriye reko ari hari. Niyo yaba atari mu Rwanda, Imana yamutegera indege akaza. Kubera iki? Imigani 23:7 haravuga ngo kutekereza ni kuri. Iyo ntambwe rero wateye yo mu bitekerezo, warangiza ugatera n'intambwe bifatika, birangira ibyo bintu watereye intambwe bibaye. Ana yateye intambwe yo kujya guhura na Eli. Iyo adahura na Eli ntiyari guhura n'ijambo. Ugomba kugera ku rwego utera intambwe ugahura n'ufite icyawe. Ugomba kugera ku rwego utera intambwe ugahura n'ufite akazi kawe. Ugomba kugera ku rwego
ugomba gutereka agatebe aho bibera. Gutera intambwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubu ndeba Imana yarambwiye ngo izanyigisha, ndabitegereje. Uziga ryari kuri musaza? Si yabivuze? Ni yabivuze? Hari abantu bamwe bapfana amasezerano. Mubizi se? Imana yarambwiye pastor, nukuri mfite isezerano ryo kwiga. Kandi uko bukeye buri mwaka bakata gato. Cyagiye ubona bafatiriya kiriya cyuma barimo bakata keke, baba barimo bagabanya imyaka yawe. Irimo iravaho ntago irimo ijyaho. Uziga ryari? Iki bivuga? Tangira ushaka ikigo. Uvuga ati yabivuze byabaye mu izina rya Yesu ngiye gushaka ishuri nige. Imana yarambwiye ngo izama perime ntago izamanuka muri prof. Munyumve turimo turiga. Ubuze ni mukeneye impinduka se? Wajya uzaryama mu gitanda hariya muri iriya nzu uryamyemo, ujya kubona perime iraje no mwishoka ngo bum bum twahageze. Twaje Imana yaturinze mu nzira. Iyo perime ntago izaza. Dore no perime uburyo izaza rero. Imana nibivuze ngo nguhaye perime, banza umenye ko kubona perime bigiraho bica. Banza wiga amategeko y'umuhanda. Uvuga ngo nateye intambwe imwe negereje 99 z'Imana. Imana izaguha ubwenge bwo kuyitsindira. Ugende wiga ubone provisoire. Nubona provisoire nurangiza ujya kwiga iki? Imodoka. Wiga imodoka ujya mu kizamini uvuga ngo mwami Yesu ngwino ushyigikire ukubako kwawe kubane nanjye. Nizeye kubona perime. Uzagenda perime uyibone. Imana yakubwiye ko izaguha iki? Imodoka. Ayiseke demonde. Ariko ndagira nimwe abantu b'Imana nimuvuga ngo haleluya. Uzahita utangira gutwariza abandi, bizarangira kubera ko ibitekerezo by'imodoka byakujeho. Bizarangira nawe wubatse strategy zo kugera ku modoka yawe. Imana ibishoje icyo yavuze. Rero narababwiye ngo 98% Bibiliya ni amahame, 2% ni ibitangaza. Bamwe rero mubona ibitangaza mukagira ngo ibitangaza bihora biba. Ntago ibitangaza bihora biba. Muzari bari abantu baza hano tukabasengera bagakira indwara. Hari n'abandi dusengera ntibakire. Nimujya mubibona? Ari umuntu dushyiraho ikiganza amaze imyaka myinshi, tipaza ndakize birarangiye. Undi tukakimushyiraho bikanga. Ese kadakize uwazakizwa na muganga. Unega amatwi kuki bitabaye? Suko isengesho ritakoze. Ahubwo Imana izagukiza ikoresheje nde? Muganga. Ibyo byose bijya bibaho hano. Uwo uraza gukizwa n'ihame Imana yashyizeho ryo kureba nde? Muganga. Hari n'uzakizwa n'ibitangaza. Benshi rero muragira ngo ibintu bibe mu bitangaza. Ntabwo ibitangaza mwese wakwakira icyawe nanjye nkakira icyanjye no kuba nahumetse ni igitangaza. Ariko none reka mbabwire nimuvuge ngo haleluya. Ndabasaba mwubaka amahame y'ubuzima. Ubaka amahame y'ubuzima. Ubaka amahame y'ubuzima. Barokore bareke kwirirwa badusekera. Barokore baradusekera. Wumva umuntu usenga ukumva niwe muntu wayobye. Ntabwo twayobye, turajijutse. Kubera iki? Twanze kwivuza ngo Imana yavuze ko izagira ite? Izadukiza. Imana sibuza abantu kwivuza. Twanze kugura mituweli tiboya ati Imana ati Imana ati ntabwo. Turimo turaganira. Yesu azura Lazaro yaragize ati yararwaye cyane yararwaye. None se uri inshuti? Ndimo ndakubaza. Uri inshuti ya Yesu kurenza Lazaro? Munyumve. Bibiliya iravuga Yohana 11 ngo Mariya na Marita bajya kureba Yesu bamutumaho. Baramubwira ngo ukunda ararwa. Umva Bibiliya ivuze kana mukunda. None uri inshuti ya Yesu kurenza Lazaro?
nese Lazaro we ko yarwaye, uretse no kurwara aranapfuye, uretse ko nyiri bihe yashaka muzura. Ariko inyigisho mwagiye mwakira ni inyigisho zibereka yuko ibyo bintu bitabaho. Iyo bibaye rero utangira guhinyura Imana. Banze kukwigisha amahame y'ubuzima, nzaguhanurira nabanje kuyaguha. Nutayahagararamo birakureba. Ibishoboka. Amahame y'ubuzima, ubu buzima kububamo bisaba kubaka amahame yabo. Ngo pasa, ngo nanze kugira umuntu nkunda negereje uw'Imana izama. None si Imana izamukurayo? Unyumve? Aha rero niho hahandi. Buretse uze wumve. Ugenda ukihurira nawe n'umuhanuzi utarubatse amahame, akumva ibyo uvuze, akabaraje yabona nka kuriya Brian yicaranye na kuriya na Koko bose n'abasiribateri, akahita atangira ati dokebo nguwo. Noneho Brian ati ndatunguwe, numvaga atari we shaka. Koko ati ndatunguwe, ariko se Mana ubu ariko ubwo ari Imana ibivuze, ntabwo urugo nk'urwo rubaho. Barababeshya. Ubwo ari Imana igize ite? Imana yavuga ibintu udakunda. Bajye bababeshya. Ubwo ari Imana ibivuze. Uzi ikosa wakoze? Wakoze ikosa ryo kwanga gukoresha ubwenge Imana yaguhaye, wanga kugendera muri bwa bushake. Urangije none n'ibyo usabye Imana ibiguhaye ngo hoya, byagaragazaga ko ibyo wavugaga bitakurimo. Ahubwo icyaba cyiza mukunde nawe agukunde, ahubwo muhure n'umuhanuzi akubwire ngo uyu niwe wawe. Uhita uvuga ngo Mana urabikofirimye, uyu niwe niwe narasenye. Wabyumvise? Urumva uburyohe? Ariko ikibazo ngo utegereje uwo bazazana ngo caki, ngo cakira n'uyu. Hari igihe uzamumucakiza mama Tofira akubwira ati ndekurira umwana. Ntabwo mukunda abantu bababwiza ukuri. Turashaka ko mukura mu mwuka, mukava mu tuntu tw'akavuyovuyo two mu mwuka. Ndamumucakije nguyu, nuramuka umwanzi uzapfa. Ariko iyo Mana, iyo ni Imana. Nese nimujya mubyumva mu byumba by'amasengesho, biriya barabeshya, ntabwo ari byo. Ari yibifuze, ariyo urukundo ruhita rugusaga. Biba ni wumva ibivuze ukumva na rukundo, ukumva urimo urahatiriza, kumva arimo araguseseka hano mu ikote ati emera ujyemo, ati nakunda ubwo ariyo. Ati none se ubyakira uri mu mwuka, ariko ejo uzaba uri mu mubiri. N'ubu uri mu mubiri uzabigenza ute? Mukwiye kwigishwa, mukwiye kwigishwa ibintu bya caki ku rugo, caki ku rugo. Umuntu muzabana mu cyumba n'akana kanyu rimwe na rimwe katemerewe kwinjira bijyanye n'imyaka yako, akabebe katemerewe kugira gute, bijyanye n'iki? Bijyanye n'imyaka. Caki urayizo. Nutagira ubwenge bazagucakiza. Ariko jye sinifuza ko bagucakiza, ahubwo ndifuza ko baguhuza n'ibyawe, baguhuze n'umugisha wawe, baguhuze n'ibyo wasengeye. Bigucakiza n'ibyo udashaka, nibaguhuze n'ibyo ushaka.
wanyikiriza ukavuga ngo haleluya, wanyikiriza ukavuga ngo haleluya. Birimo birumvikana noneho, birimo biraza. Haleluya. Ntari mvuze ngo haleluya. Ibi Imana ivuganye nawe, tereka gatebe hafi y'ibyo ivuze. Yavuze iki? Tereka gatebe hafi yabyo, egera aho bibera. Imana yarambwiye pastor ngizamakaza. Okay, izaguha akazi ni sa kuraho phone uryame. Nese ntiyavuze ko izakaguha? Bazaza gukomanga iwawe nibahaze? Urabeshya. Kuraho phone uryame. Ahubwo nibajya guraro nayifunza ifungure. Gura amayinite ahagije, batazagushaka no kuri mail bakakubura. Kandi ntabwo uri bwicare, ugomba kumenya aho akazi ukeneye kari. Ukeneye akahe kazi? Shyireho dosiye yawe, tanga y'amakuru, babwire ati ndahari, ndi umukozi mwiza. Uzamvuge ko mari muri no minsi nta kazi mfite kandi biriya bintu mukeneye ndabishoboye kubikora. Oya pastor, je ntabwo nicira inzira. Nese urarusha Yosefu? Yosefu yabwiye umusotsi wa vino itangiriro, amaze kumusobanurira inzozi, aramubwira ngo uzasubira gusuka vino kwa Farawo, ariko nugerayo uzanyibuke uzamvuge. Kandi yararimo akoresha n'imano y'Imana. None uri n'umunyamubiri, nuri n'umunyamwuka, ngo none uricira inzira. Wicira inzira utagukoresheje ubwenge. Numubwiye ngo nugerayo uzamvuge, hari ibyo ashoboye. Oya, ntukicira inzira. Imana imbabarira kwicira inzira. Bicira inzira bate? Hari ahantu nigeze njya gusengera abanyanisha isahani, barambwira ngo ihana isahani, ngo isahani yagucumuje iki? Ese Imana yanjye ko nateka sahani, natetse rimwe nabaho nabwo bitunguru birashirira, nari nakaranze ifiriti, nari maze gushaka, ngiye guhaka ya madamu, fata ibitunguru, ndavuga ngiye kugutekera ifiriti, fata ibitunguru mbishyira mu mavuta. Maze kubishyira amavuta mbona ibitunguru birashiririye, numva ariko birimo birahumura, mitafata ifiriti nzisukamo. Madama baraje arambwira ati ngushije ishyano, ni habaye iki? Nindagutekeye. Arambwira ati ntabwo ibi bintu bibaho, ntabwo babanzamo ibitunguru babishyiramo nyuma ifiriti bazaruye. Kuva uwo munsi sinongeye guteka. Ubwo nabonye ko atari umusozi wanjye. Okay, kuko nanasaba n'akazi ko kujya guteka sinigeze njya no kubyiga. Iyo nza kumenya ko ari umusozi wanjye, mba naragiye kugira gute? Mba naragiye kubyiga. Ubwo se umuntu wanyihanishaga amasahani yanyihanishaga, jewe ni ndateka? Nawe nyumvira. Icyo gihe nagiye gusengera ahantu umuhanuzi Tita, atumva uko Imana ivuze. Imana yavuze ngo amasahani, ati yani ikintu cy'isahani, ikintu cy'igikombe, ati ibintu by'igikombe, igikombe cyagucuma. Nta muntu urabura nibyo. Ati igikombe cyagucumuje iki? Abo rero nibo mwemera b'abanyamwuka. Wirinda abantu mugendana ngaho, kandi abantu tugendana se burabashaka iki? Bagufitiye ishyari ryinshi. Nshuti yanjye, ntabwo ubwo buhanuzi mbukunda. Ndabirinda gute? Mama hamwe ya Bibiliya, unyereke ibyanditswe, unyereke n'uburyo ngomba kugenda. Ariko niba namahame simbyemera. Ntuzagire ngo nagupinze muhanuzi, ahubwo ibintu urimo umbwira biraciriritse. Nese ndini ngaho mbwira Imana nini mbwira ngo nirinda abantu. Rimwe umuhanuzi yigeze azaramanurira muri church, ndi umushumba, arambwira tumva ko Imana ivuze. Baje ari abahanuzi bagera mu 8, baravuga ati twasenze, Imana yavuze ko iteraniro nirizajya rirangira nta muntu uzongera gusohoza. Ndavuga ni bizabagahe kangana iki? Ni burundu. Ndavuga none se mwasenze neza? Twasenze se gusa. Ati Imana yavuze ko bashaka kuzakuroga muhoberana. Ndavuga ni Imana yanjye ibi bintu by'amarozi muvuga, ni none se Imana ijya kunyimika mba umushumba,
ntiyari bizi ko ngomba kumva inama. None se ninkwepa inama zizahurirayo n'umushumba, ubwo se sizabarambikaho n'ibiganza? Ndavuga ni mu cyanditswe yabahaye ngo menye utyo, nge mbakubita Mariko 16. Ndavuga ni ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambikaho ibiganza abarwayi bakire, bazanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Ndavuga ngo uretse, ndavuga numva ngubwire uretse no kubasuhuza niyo nabinywa ntacyo byantwara. Ngo ngo uyu mwuka wo gupinga ngo buretse uzabibona. Hashize imyaka 9 nani gicurane ndarwara cy'uburozi, ubwo se ko mbasuhuza nabaye iki? Ari ibintu bimwe na bimwe kubera nta jambo mugira bababeshya, ugasanga wigendaniraga n'umuntu muri inshuti, ejo yaguhamagara ngo ngo ngufiteho amakuru. Iyo Mana itandukanya abantu siyo. Imana ni urukundo. Imana ikubwira ngo kunda umwanzi wawe, niyo gutandukanya n'abantu, iguha ubwenge bwo kubana nabo, ikakubwira ngo menye igihe cyo guceceka, umenye n'igihe cyo kuvuga, menye ibyo kuvuga, umenye n'ibyo utavuga. Iyo ni Imana. Ariko wowe umwirinde siyo. Abakunda izo nkuru ubwo nabavangiye, abazikunda nabavangiye, ntabwo bishoboka. Imana ni urukundo, yigisha abantu kubana, yigisha abantu gukundana, yigisha urukundo. Imana iravuga ngo tubumwe, dukundane nk'uko yadukunze. Haleluya bene data, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murantera amabuye tu, reka mvuga ibyo mukunda, ibyo reka tubyihorere, birimo birabavuna. Yesu ashimwe. Ihame rya kabiri ni ugutera iki? Ni ugutera intambwe ukajyaho aho bibera. Aho bibera rero ni hehe? Ni kuri tere nyine. Mugomba kugerayo kugira ngo Imana igire gute? Ibashe kukwimura kuri uwo musozi. Udateye intambwe ntuzawimukaho. Tera intambwe. N'Imana nakubwiye ngo jya kwiga, ngo ndakwigishije, irukanga jya kwiyandikisha mu kigo, ubwire ati ge naje Imana yavuze. Uziga, uzabona ubwenge butandukanye n'ubwo abahari, abo usanze uzabatsinda kuko wavuganye n'Imana. Imana yavuze, ariko ntabwo biri buze. Imana yambwiye ko nzashinga kampani y'imodoka. Tangira wegerane n'abantu bacuruza amamodoka, bafite mu makampani, utunga amakuru y'ibyo bintu. None nta makuru ufite? Mbariza umuntu muri kumwe ngo ufite amakuru yaho ujya? Icyambere ni amakuru. Uzatera intambwe udafite amakuru? Usikari igihe usanga umuntu wavuga ngo hari umuntu mbonye Imana ijyanye hanze, ati haleluya. Iyo haleluya narimo natera haleluya avuga ati Mana, nimba n'amafaranga 100,000 bya passport buracya njya kuyigura. Oya, haleluya, uwo ni je. Ese bizaca uzajya muri Amerika niranga muntu, uzajya Australia nanuza na resepasi. Irasetsa cyane. Buriya ndabireba nkavuga ese ufite passport? Passport Oya nayo ufite. Bimeze bite? Imana nibishaka buriya zayima. Gusa Imana imaze igihe ibimbwira. Wabuze amafaranga se? Oya Imana imaze iminsi ibimbwira, ariko pastor nukureka mwizo kuri niba abantu bagize. Ntabwo icyo gitangaza cyabaho. Yagucisha uzanyura udafite passport. Cyangwa wenda murabindusha. Waba ugiye muri Amerika ugacara ku kibuga udafite passport? Birakondara? None se ko Imana yabivuze ubwo ntuzagenda? So ndimo ndabigisha amahame y'ubuzima. Ibintu Imana ivuga
ibi byose mubona ni Imana yabishyizeho. Iyo protokole yose y'ayo mahame ni Imana yashyizeho. Hari ibitangaza bitazaturuka mu gicu bisaba kubikorera, ukubaka amahame yo kubibona kandi ukabibona. Imana yambwiye ngo nzatunga inzu. Ukorera nga ibihumbi 500 ku kwezi. Imana imbwiye ko nza izama etaje. Ugahura n'umuhanuzi avuga ati tangira urugendo rwo gufata, senga ugende ufate credit, ugende wubaka, Imana izakwishyurira. Oya, Imana yambwiye giye kizama inzu, ibyo by'amadeni ubinkureho. Sawa, bizava nta gisekuru ufite. Munega amatwi, inzira Imana yari yashyizeho ni ka gashara yari yaguhaye, niko kari kagiye gutuma baguha credit. Imana ikazahagarana nawe, iyo nzu nibayiteze, ejo ukazashe dukurangije kwishyura uryamye mu nzu yawe, ukavuga ngo Imana yamaye iki? Yamaye inzu. Sinabibasomeye ibyanditswe by'amadeni? Sinabibahaye? Nta kintu kiri hano navuze ngo Imana yarabivuze. Umwaka wa mbere ugashira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu ugashira, abo mukorana bagafata amakredi bakarinda barangiza kuzishyura baryamye mu mayetaje. Sha iyi Imana rero ibikoze bose turabadepasa. Sha bariya nubwo bazitunze nzabadepasa. Ishyari ryakwishe. Uzabadepasa ute ko bagiye gufata kredi mukorana? Kuri ugiye kwinjira mu myaka ya pasiyo, uri musaza, uzabadepasa ushaje utagishoboye kunezeranwa na sheri wawe, usigavuga ngo feri amenyo yarashizemo. Dukeneye impinduka mu izina ry'Yesu. Iracaye. Nicyo cyagihe ugira 5 n'itanu, uburi ngaye ngo ujye muri pasi ukavuga ngo yewe aho bigeze reka fate credit ndebe ko nanjye nagira akazu. Wagenda baba ari imyaka usigaranye bakakubwira ngo oya ntabwo twarenze no credit kuko imyaka usigaranye mu kazi ni mikeya. Kandi icyo gihe nibwo wari urimo uyivamo ugiye kugira amasaziro meza, utsaziye mu nzu yawe. Ariko ikibazo kirimo, wasengeye Imana uyisengana ubujiji. Ese ko na haleluya nabakomerekeje? Imana yaravuze ngo ingorano z'abantu bayubaha n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Kuki yashyizeho n'iyame ryo gukora se? Udakorana nakarye. Kuki rishyizeho? Iriya eglise nzayijyamo irafasha, bazagufasha ariko ntibazagukiza. Kugira ngo baguhe ifi nibakwereka uko bayiroba. Sosiyali hano irafasha, yambika abantu bahana ibyo kurya, iguha agafuka k'umuceri, kandi agafuka k'umuceri ni karenze icyumweru bijyanye n'abantu ufite, nigashira. Icyabakiza nuko abantu baguha, cyangwa icyabakiza nuko waha abantu. Aro Imana nambwiye ngo nzakira Isakadere kugira ngo akire. So bitangirwa 23:12. Reka nze sengera hoda. Haleluya torero. Haleluya, haleluya cyane. Haleluya Yesu. Muraho. Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza wakweza utabibye. Oya. Agira ate? Yeza bigize gute? Inshuro zingahe? Ariko yari yagize ate? Mbariza umuntu mwicaranye ngo uzeze iki wabibye iki? Ukuri ndabaza.
uretse mumbabarire, uretse ko tugira umugisha igihugu cyacu kikaba dufite ubuyobozi bureberera abaturage babo, nuzi ko ari abantu bajyaga bajya kanyarira bakagenda bagakambikayo, murabizi, akamara y'umwaka. Ati Imana ibintu yambwiye, ati ndavana ngura indege. Ese indege izagusanga kanyarira? Simbihakanye ko uzayigura, ariko ntabwo kanyarira nta ndege haba. Kanyarira haba amavuta, ariko ni haba iki? Ni haba amafaranga. Uramanuka ujye ku musozi wo babikorera. Nabo mwigeze musanga, nanjye nagiyeyo. Ese wagize ngo genda, uretse no kujyona narayeyo, ariko jye nanzo nakuyeyo, gusa nakuyeyo amakuru. Imbere y'Imana haba amakuru, ibifatika tubikura ku misozi yabyo. Wagira ngo nari zahabu uri buhakure, urahakura amakuru yo kuzibona. Aha nta kampani y'amamodoka haba, ariko hari amakuru. Ijuru riraguha amakuru rigendane nawe, ujya guhura nabyo Matewusi, ujya arebo seketero benea. Yesu ashimwe cyane. Rero nibyo mbabwira ngo ndabohereza aho mujya guhurira n'ibyande n'ibyanyu. Urasabwa gutera intambwe ugasohoka. Hano haba zahabu cyangwa haba amakuru ya zahabu? Hano haba amakuru ya zahabu, ariko hano ntazihari. Turasohoka tujya ku misozi yazo, tukagarukana amashimwe, fire. Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho 100. Uwiteka amuha umugisha. Amuha iki? Amuhaye umugisha kuko yabibye. Witinya kubiba. Genda ikintu icyo ari cyo cyose ubona kiri ngombwa, ugerageze kugikora, Imana iragenda ikikuzamuriramo. Umurongo wa 13. Yeleokebani sansi. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ubwo ni kwa kundi yagendaga arushaho kubiba, agezaho yabereye umukire cyane. Urashaka ko umukire cyane? Mumbwirire ngo kora cyane, senga cyane. Usenga 100%, unabiba 100%. Ukora 100%, unasenga 100%. Mwisenga gusa ngo mureke gukora, mwinakora gusa ngo mureke no gusenga. Ni mu bikore byose nibwo muzagira umugisha utandukanye n'uwabatizera Imana. Abantu batizera Imana barakora cyane ariko nibasenga. Nicyo cyagihe usanga afite ibintu bidafite iki? Amahoro. Sanga umuntu atunze indege, afite amata ariko araryama akabura amahoro. Kubera iki? Yahishwe utanga amahoro. Utanga amahoro ni Kristo. Ariko twebwe tugiye gukora, tugiye kubaka amahame yo gukora, tugiye kubitunga tunafite Kristo. Nukuvuga ngo twebwe umva, uzajya uryama amato yawe ari mu nyanja, vuga ngo haleluya. Uzajya uryama amato yawe ari mu nyanja, izindi ndege zirimo ziguruka mu kirere. Nuryama usinzira uvuga ngo afite ibyiringiro by'uyu munsi, mfite n'ibyejo. Mu isi nabayeho neza, no mu ijuru baranegereje. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ubu nibwo buryo ugiye kubaho, butandukanye n'ubwo abisi babaho. Abisi bo ibyo byiringiro nabyo bafite, ariko twebwe dufite ibyiringiro, kandi n'ibyiringiro bifite ubugingo, kandi cyiza dufite umugabane mu ijuru. Wavuze ngo amina ariko? Yes. Urumva bitumvikanye? None isuko urumva bimeze bite? Haleluya. Nuko ko gahunda zimeze. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mukoro umubwire ngo ugiye kubiba imbuto. Ugiye kugenda ureba ahantu ukora business, ayo ufite make genda uyashore, wunguke mu izina rya Yesu. Ahanga wakuye amakuru yo gushora. Shaka ibigo bikomeye ugenda ukora akazi, ejo bundi tukubona uri umukire. Fire. Stop and dry. Gutera iki? Gutera intambwe. Gutera intambwe bituma Imana ikwimura kuri uwo musozi. Gutera intambwe. Tera intambwe, uvo wasuzuguriwe bazongera kukubona igisuzuguro cyarakuvuye. Aho wasuzuguriwe, ahantu wasuzuguriwe, tera intambwe. Shaka akazi uvuge ati mu izina rya Yesu nanze guhora suzuguro. Mu minsi mike ndakurahiye
uzaba uri umunyacyubahiro. Ijambo rya gatatu byatuma wimuka. Amen. Ni ijambo ryo kubohoka, gusengerwa isengesho rya deliverance. Ibi byose ushobora kubikora ariko ukabikora utarabohoka. Nicyo cyagihe abantu bakora cyane ariko bagera hejuru bakongera bagahananuka. Ese urabona bikwiye? Tuganire. Urabona bikwiye? Uzi kwambarira icocera ahantu wambariye inkindi? Uzi kuba abantu barakubonaga nk'umunyacyubahiro ejo bakakubona usuzuguritse? Uzi kuba warakoresheje abantu ejo ugasanga umuntu wakoresheje wakurindiraga izamu niwe ugiye gusaba akazi? Uyu ni umwuka usubiza abantu inyuma. Rero ibi byose hari igihe si ukuvuga ko abantu badakora, abantu barashakisha ariko bagenda bakabona hari ikintu kirimo kibiboroka. Icyo kibiborotse rero nicyo dushaka gukubita uyu mugoroba. Namwe mwakira ubutsinzi. Vuga ngo kubohoka ni ngombwa. Subiramo ngo kubohoka ni ngombwa. Ongera ngo kubohoka ni ngombwa. Reka ngasubiremo. Kubohoka ni ngombwa. Icya mbere ni uguhindura gusenga. Icya kabiri ni ugutera intambwe. Ndimo ndavuga ibintu bituma Imana ikwimura ku musozi. Icya gatatu ni ukubohoka. Vuga ngo kubohorwa. Vuga ngo kubohorwa. Reka some ibyanditswe bibiri. Ndasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma 11 umurongo wa 42. 11:4-2. Dusome. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Umurongo wa 43 aravuze ngo amaze kuvuga ibyo arangurura n'ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Iri si ijambo rimugezeho. Umurongo wa 44 uwari upfuye arasohoka. Nusohotse azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutswe mu maso he. Yesu arababwira ati, ni mumuhambure mumureke agire gute agende. Rero utari wahamburwa ubuzima bwe buraguma ahantu hamwe. Uboshya amaso nureba amasezerano, nureba umugisha. Uboshya amaboko ni wakira, uboshya amaguru wumva amasezerano ariko nuyinjiramo. Ukeneye deliverance. Ibyo Imana yakubwiye ni byinshi ariko kubyinjiramo ni ikibazo. Uyu rero ni wo mwuka nawe ugomba gukubitwa kugira ngo bashe kwinjira mu masezerano yawe. Ufite ubushake, ufite n'ishyaka, ariko hari ikintu kibiboshye. Ikiro kigomba kuva mu nzira. Yeremiya 44. Yeremiya 40 murongo wa 4. Haravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukure iminyururu ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakubonereye ubari ugana. Aho ubona hagize gute hakubonereye. Rero aho hakubonereye ntabwo wahabona utari wabohoka, urabanza ubohoke. Tugiye gusenga isengesho ryo kubohoka uyu mugoroba. Izi ntambwe 3 niziryoshye, nizikwiye. Muhaguruke dusenge. Nababwiye ko tudashobora gusenga
tutarabanza kwiga ijambo ry'Imana. Reka saba abaririmbyi bazamuke bigire hino. David Keg, Imana iguhe umugisha muhungu wacu. Habwa umugisha n'Imana. Twese duhagaze tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Yesu Kristo akora ibikomeye. Uyu mwuka wari kunyaga ugiye kwakira, uyu mwuka wari gusubiza inyuma warigeze igihe cyo gutera intambwe, uyu mwuka. David banzo turirimbira indirimbo ivuga ngo cikamo 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 wanyanja. Iriya ndirimbo ndayikunda cyane, maze abantu bari aha ngaha nabo uyu mwanya inyanja yari iri imbere yanyu, icikemo mwinjire mu masezerano yanyu, icikemo mu izina rya Yesu. Inyanja yari iri imbere yawe, icikemo. Kubohoka ni ngombwa. Yes, yes. Rabasiki dobronista. Vanessa tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, reka dukoresha indimi ebyiri.